twongeye kubasuhuza aho muri hose hatandukanye, abadukurikira bakunda ibiganiro byacu turabashuhuje. Uyu munsi rero cyangwa se uno mwanya twabateguriye ikiganiro kigira kiti sobanukirwa indwara ya fistule. Iyi ndwara ya fistule rero ni indwara ikunze kwibasira abagore cyangwa se abakobwa. Aha turagaruka ku bimenyetso byayo, ingaruka zayo, uko wayirinda ndetse n'icyo wakora igihe wayirwaye. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Njyewe ukibagezaho ndi Ntakirutimana Japhet. Iyi ndwara rero n'ubundi bakunze kwita indwara yo kujojoba mu Kinyarwanda, irangwa no kujojoba inkari cyangwa se umusarane biba kuyirwaye atabimenye mbere ngo ajye mu bwiherero bikanamunukaho cyane. Iyi ndwara iterwa no guhura kw'indibyara cyangwa se nyababyeyi n'uruhago rw'inkari, cyangwa kandi nanone ishobora no guterwa no guhura kw'inzira y'umusarane n'imyanya ndangagitsina. Dukomeje rero, ibindi twababwira ni uko ibi tuvuze haruguru ibishobora gutera iyi ndwara iterwa n'uko umubyeyi yatinze kubyara, umwana agatinda mu matako, agatsikamira uruhago rw'inkari n'utunyangingo tujyana amaraso, ntitube tugifite ubuzima, tugatangira kubora. Icyo gihe rero iyo byagenze gutyo, hacika umwobo cyangwa se umwenge aho hantu umwana yatsikamiye igihe kirekire, inkari cyangwa se umusarane bigatangira guca aho bitagakwiye guca. Urumva ko muri icyo gihe rero bitangira kujya bisohoka uyirwaye atamenye igihe byabereye, kuko ntibiba bigica ahabugenewe. Mu kuyirinda rero icyo wamenya, inzobere mu ndwara z'abagore zigira inama abagore batwite kwegera abaganga kenshi gashoboka, kuva basamye kugeza babyaye, kugira ngo ubuzima bw'umwana mu nda bukurikiranwe ndetse n'ubw'umubyeyi bukurikiranwe uko bikwiriye. Iyo rero ni inama inzobere mu ndwara z'abagore zigira buri muntu wese utwite. Ikindi wamenya kuri iyi ndwara ni uko ahanini ikunze kwibasira abagore cyangwa se abakobwa batwara inda bakiri bato, batarageza imyaka y'ubukure, kuko icyo gihe imyanya myibarukiro yabo iba itarakura uko bikwiye, ari nabyo bituma umwana ashobora gutinda mu matako mu gihe cyo kuvuka. Ingaruka mbi z'iyi ndwara rero, indwara ya fistule, icyo twabwira ni uko harimo ingaruka ikomeye yo guhabwa akato na buri wese, kubera umunuko uhoraho uyirwaye ahorana, kugira infection mu myanya ndangagitsina. Ibi kandi bishobora no gutuma urwaye indwara ashobora kugira uburwayi bw'impyiko, ashobora kugira uburwayi bwa kanseri, kudashobora gutera akabariro, kugira ihungabana mu mutwe bitewe n'ibyo bibazo byose, ndetse n'izindi ngaruka tutabashije kurondora aha ngaha. Ikindi wamenya rero, mu gihe wayirwaye ugirwa inama yo kujya kwa muganga ukibimenye. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero naha tugisoreje. Turabashimira ko mudukurikira. Ku bantu bashyashya turabibutsa gukanda subscribe ndetse no gukora share ku bandi, kugira ngo ibi biganiro byacu tubategurira bijye bibageraho ku gihe. Murakoze cyane, turabashimiye.